Yampaye uramenye ako kantu ni kabi. Mbese gutese boss cyane sana. Ntabwo bari watangira gufata imfashanyo kumbona batinze. Natunguwe kwisanga no ngari nge muntu wahageze bwa mbere batari batangira gutanga imfashanyo. Okay, reka nta kibazo rero tugeze kure. Dissolve! Ndebera ingege warize bora umva ushaka kudutanga twebwe twageze hano bwa mbere. Mwabyana mwe muzigi nge nagire anga ingaze nkwereke Bizembera ngwereke giki kinatinyuka nge kikamenyera cyo tinyuka kamenyera watano ngazana nk'iki nge kigatinyuka kikamenyera wari muramenyera nkwere kukumva dwarangiye Una wera wanyira muri Vietnam Usiko bicanye teganze batabara. Usiko bicanye na arabagabura. Muri kwane mwabagamo. Nabugeze ngi nge ndakuraga twinde kwanda kakagabo rwande ko umuntu ukora kurura umuntu agase Wewe tujari jari umva mwese mbari kabiri mujara mwese mbaye mfasha mwese muzi Nginga bazanga dukore kitugabo tugifata kufita akavuyo byagenze gute ukuntu bigenze kano kagabo ubonye twebwe twari duhagaze nge n'umwe muje hano ngaho ku murongo twihagarariye ukungu kaza gaturutse hano hanze gashaka kuza ngo kajye imbere tuba turasereye kitwaje yuko ngo ari ndagasaza sha agenze niko kakawe bari rimwe kabiri gatatu basubira ari inyuma aha mwese muje ku murongo neza mbaye mfasha ajya ariko sha wewe ugize umusoro mwabagamo mwe kiraba hasi nababwiye ngo ati nongere kumva muteza akavuyo mwese murahita mutaha uwongera guteza akavuyo mwese murahita mutaha muri kumva ariko none sasa bigira amahane wagira ngo ni bwiziringa ku bigira muntu amahane pe Iko mwabyana mwe nge wanyu ze mama ngakora iki nako ngira bite basha mbwa ya nyina ariko bashe ko mwanira uye nk'abatwaye agasambusa uye turamukorera iki nguyu ntari bunyire ndarahiye niko basha umuntu yageze saa 8 uje saa 12 uje gutwara imfashanyo ibyo bintu ntabwo biba wowe ibyo bintu twibonegeza waba wadukanze akose sha umuntu murabyiramo nge ntabwo njye menyana n'ingegera wapi isiko kino gisaza gitutse boss hano ngaho ubona ari kizima kira gisaza cya sasa na ari kizima rwose reka tuve imbere ntabwo muri ko tuve imbere akose sha umuntu uramo kugira gusubira cyane bwa kabiri nako ina kujya ngo umuntu ngiye umenye ina kwa sasa ugiye urumva bose nta kintu baye bose nta kintu baye gisaza cyari kingubanye akusha uri umusazi urashaka yo kwica we boss wacu boss ni ndeyano Yowe sinaguzi ko uriya ari we boss Masudi bavugaga nyiri gufasha uriya wari ushwungirije rwose cyakije kirarihumbiwe hano gisinzi cyane kitacyo mwirigi Ize noneho ukanitaye sikari kuye we bari ginyara ararihumbigire umusaza mu muvana hano ugenda ujya urajya he